Ndi papa Sava. Suzana. Ako se Suzana. Suzana, no. Ako se urari rugeze ryari? Ngorora agashati rwose wikomeza kurira ihangana ibintu biraza kujya ku murongo. Urumva najya ku bintu byajya ku murongo gute ntazanura amazane wanjye ariko ntese urakomeza kururageza ryari? Tuzanaje umuntu umugabo wihangana ukomere. ahubwo mpereza telefone yanjye nangire mamagara abantu ndaza nange nditangazo ryo kubika. Umva kandi ibintu mbona ndi kugusobanura ariko ntabwo byumva. Ubuso uratanga itangazo umva ibintu nyine byagenze gutyo. Ariko manu rame mukiyera amazani wanjye nta kintu yarantwaye ubu ko kwabuze n'umurwayi w'umutwe utwara kugira ngo utware amazani wanjye. Suzana. Umva rero ndashaka ko tujya inama rwose n'abantu sibyo kandi ntuntenguhe. Ese urakomeza kurira urarira ugeze ryari? Urakomeza kurira amaherezo araza kuba yayo. Ariko ubwo ari wowe urumva watuza njye ntazahanu ko ku mubiri waramazanuri ubwo urumva ari wowe watuza. Suzana nakubwiye nturi kumwe. Ndashaka kugusubiramo bwa gatanu. Ramazani ndikukubwira nti ari muri murugo. Ubu niba ari numa rwose yumye niba rukonja yarangije gukonja barafu me yaseseyeho ngo umuntu uza mu kibumbe cy'inuze cya barafu. Tuza twicare dushyire ubwenge ku gihe wiyakire uceceke ushyire umutima hamwe niturangiza turebe gahunda uko izindi zimwe. Genda gukurikirana ikintu ku kindi telefone umunota ku wundi bari kugenda bampa amakuru bati ubu ngubu turamanukanye ubu ngubu tayari mu gifirigo ubu ngubu me nose wamaye telefone basi nanjye ngatanga itangazo ribika telefone yanjye murayinyimira iki urabika ubika iki n'abantu nta nubwo babizi urumva hari uze kubimenya gute wanyimyira telefone yanjye. Njye ndimo kubikurikirana nicyo nakubwiye. Ramazani kuba yagiye tuzuha kuri cyo umuhango wo gutegura uburyo ugomba kwira ukirabura ibintu bikarangira. Ese urarira umugarure ubu se njye sinamukundaga uko nababaje. Reka mubwire njye Ramazani yari umugabo nyiziye yanshimishaga nubwo yari umunyamafuti ariko amafuti yenge rwose yanezezaga. Ariko ntabwo ari we wenyine ubuze umuntu w'inshuti. Ubu se nyine twasangiraga agacupa nanjye bukira bugacya ibintu bikagenda neza. Shariri ibya nyuma uze tujye mu nzu utuze ushyire ubwenge kugiye rwose. Kandi reka nanakubwira n'ikindi kintu Suzana buriya urabona kuri kurira gutya mu minsi ya mbere tutaranamushyingura ibyo bintu ntabwo biba bigaragara neza. Ubu uzarira iki ku munsi noneho kumujyana turimo kumanura mu ntuza mu mwobo? Uzarira ibi warize bikeya n'agapapiye amashwara ifite karangi katarangira se nyine karavuzwa none uzageza ryari? Kandi buriya reka nkubwire Suzana uramureba nk'inkuru mba naje nkakubwira mu b'imbere narangiza nkavuga nti reka nze mbangaha mube hafi. Ni urukundo ngiye nakunda guriya muvandimwe ni urukundo ngukunda ngo umutima utazagufata nk'ubwo ushobora kugira penetation ugahita unagara n'umutima ugapfa. Ubu se nujya muri koma byo none biri bugende bite? Nanjye yaba najyaga bazi bikagira n'ibi se bigasigara none se ibyisi mugiye kubisiga bizaribwa nani? Tuza kandi buriya reka nkubwire mva Suzana buriya ngiye nshobora kuhamubera aho atarari nkahajya urumva nkaguhoza nk'uko n'ubundi nabitekereje nkaguturisha ugashyira ubwenge ku gihe tukabana
yigumira ahangaha noneho nkajya mu cyimbo cye n'ubundi reka buriya kuba agiye nibyo byo kuvuga ngo n'ubundi aho avuye nanjye mpajye humura nzaguhoza amarira byinshi ndakuyamye mva hejuru nshinguka hejuru ugera njye kwicazwa hirya ntujya wiri njye ntiwongeye no kunkora urumva neza ntabwo wihogora mama shange impore mama oya humura ndamubera nzaguhoza mumara agahinda mumara amarira nta kibazo no kuruzagira tuza tuza simarise nukuri nzahakubera ndahari impore rwose impore sibyo impore humura ndahari kandi nukuri nzahakubera none se hariya muri firigo ka gapeti nari maze kugacimbura nari mbonye harimo n'inkoko use wayiteka tukarya genda ujye kurya ibihwanye n'inda yanjye nshinga ku ruhande mva uruhande digidi mva uruhande iteke yose se uraryaho ngenda kubwira ngo mva uruhande kandi burangiye kuyiteka inda yawe uko ingana ntuyizi genda uteke ibingana n'inda yawe ngiye kuyikaranga amafiriti nkora y'igitoki ariko humura uzamenyera n'abandi nuko bimera wamenyera hakiri kare ubwo rero hagati aho ngiye kuyikaranga niba utarya ubwo ndayirira si umugire nararya kandi nakubwira ngo ndahari ntacyo uzamburana mari kandi nzajya ngoza amarira nticare ikibazo yari afite nkigira icyanjye ese uko wakwihangana sheri nako tuza ihangana Iriwe Suza. Ni karibu se. ko mwahogoye se ni amahoro. Aramenya aganira iki? None se uru rugo mu rurimo mwenyine Ramazana arahari ko namushakaga ariko wamutinde wangegera wamutirigewe nka umunyarwanda kuko yise umwana we ngo nimbarimo mbazi wangegera no kuvuga ko utazi ko umugabo wanjye yapfuye wamushinyaguziwe Ramazana agapfa se ariko papa sava nsangire namwe akabisi nagahiye mfusha umugabo nimurangiza nimuntabare cyokora narababonye muri abagome bana Ramazana agapfa byo gupfa cyane ugusinzira akabajijisha umugabo wanjye yarapfuye iminsi 2 nashize iminsi gahe iminsi 2 mwawe zagusita ego nyagasani shitana aratugwiririye iminsi 2 irashize karabaye Yesu Kristo umwami w'ijuru n'isi none se ko dushize ndi kubyuka nkasanga abandi tabapfuye ntabyuka nkasanga abo tungana barapfuye ntabyuka nkasanga abo ndutanga imyaka ingabara Ramazana aragiye na wa mubyibuho uti na accident yarateze agiye hese nanjye inkuru yasanzaga abiwanyu se baraje
ubu uraho ukarira wenyine ntiwigeze ubwira nabo none se uri wenyine muri iyi nzu ndi kumwe na digidigi inde ndi kumwe na digidigi uraho digidi uraho neza papa sava ngo nimwe muri aha yewe turaha iminsi ibiri tuyimaranye aha ngaha twenyine Turaha. digidigi kuje narinje kuganiriza uyu mumama nuko namusanze muri leta nziza ahandi se ko turangura abakiriya ko batangiye kuboneka abakiriya Suzanne mva mubwira kandi shibuka hejuru digidi ndakwiyamye genda nakubwira ngo nongeye kumvugura aho nongeye no kumvugisha ntiwongeye no kumvugisha na rimwe ngemereza amahoro umve hejuru nakari kanyuzemo papa sava yo n'umutima ugiye kumvamo reka tuvugane akantu noneho nk'abantu b'abagabo hano hanze mubwire uko ibintu byasitaye hanze hariya ntaribe ariko nta kantu gato nakubwira nyine ko narinje kuganiriza uyu waduhaye umwanya gatuza tukaganira hari ikibazo twavugana ariko nta kantu kihutirwa kandi kakagize nta birenze nta kantu twavugana nta kibazo mbanze nganire n'uyu nganire n'uyu ariko hari ibyo tutarahuza neza twagira kandi wenda wanaza n'ejo ntawase tuvugane yari akubwira ikintu ese kunyura wa mugabo gusa nk'ubura wawe kumvise ibyo nshaka kubwira ko nsanze ese uru rugo ni urwawe gusa tubijyemo impaka papa sava ntazo nyine waretse nkabanza nkaganiriza uwo naje kuganiriza kandi ureba afite ikibazo ari kurira mbese ntari buhore ntabwo wumva kandi nicyo kibazo cyawe nakumvise ibyo ngusabye ko ubu nzanzanga papa saba mbaye igipfamatwi muri aka kanya subiramo ngo ntago numva kuko niba wumva ngwino tuvugane hariya mbwira uko ikibazo kimeze tukigana nk'abantu b'abagabo ni ibiki ushaka kumbwira hari hanze se utambwirira ese ubundi wamubwiriye aha ngaha ko n'ubundi tumaranye iminsi ibiri muri uru rugo ko nta wundi muntu urahagera ubundi wabimubwiriye aha ngaha iminsi ibiri isayimaza iminsi ibiri ayimaze aha ngaha ubu niwe uri kugufasha kwirabura arantarara uwa babiri mu nzu wowe na digidigi se ubwo se araraye arara mu buriri bwa nyakwigendera akaba igihe umuraye impande se ukagira utyo ugapfumbata akareka nkeya iminsi yose nyimaze nirarira muri salo uti inkuru mbibaho amazani ngo aratabaruka mama nyine amazana baraducitse nicyo kintu najyaho nyine nkubwire nk'umuvandimwe uri kurumva kubera kubikuganira yumva nyine arashenguka umutima akarushaho kugira neza muri mu rugo burundu iminsi ibiri umuntu afite ababyeyi umuntu afite abavandimwe amazani buriya yagiranaga ibibazo na rubanda ariko nari nicaye ndavuga ni reka tubanze tubitegure njye n'umugore mu buryo bwo kwira no kwirabura noneho namara kubiha umurongo tubona hano rero tubwira abantu none se ramazani niyakoze mu bintu bya dekorasiyo n'ubukwe ariko yavuye afite ibibazo by'amadeni ntabwo yakoze mu bintu by'ibirombe ntabwo urabyibuka ko bamwirukanye icyo gihe yari yagiye gupara ese ubu koko nakwicara ngafata rubanda ngahita mbinjiza mu kibazo cye ni nabyo nakubwira hanyuma muri komite y'ababyeyi yari arimo icyo cyo ntabwo cyo nari nkizi ba bandi biganaga abo nibo twahisemo ko tuvuga ngo turi bubabwire mbere nyine arega burya niyo mpamvu nagiraga ngo tuvugane ku ruhande ugira inama noneho turebe ukuntu tunabishyira none se ni wabo umukecuru usa arabizi bashobora kuba babimenye kuko nanjye nari nabwiye abibanze wasanga babizi ariko tuvugane nyine nk'ubu no kubigira urabona arimo kurushaho gushavura twakwegera no ku ruhande tukabiganira nkakubwira uko tubigenza amazani araducitse amazani aragiye kabisa si ukuntu mbabaje mubyeyi niyo mpamvu gane twegere ku ruhande tubiganire kandi ajya amanzaganya arihuse
arihuse hasi ko hari abantu baba bararembye batakibona biwabo baragize umuntu atungurana te barya ngo yagisida ngo ni imodoka harimo kuye mujyana dore yamanukaga hariya muntu uzi urabona ahangaha kwa Nyiripinda hari ku ruhande kuri karaga kararo gashyashya bakoze baramanutse babahuye ubwo hari Ride Burandi hari Karupa hari iki kigabo cy'inda kinini cyo kungana na Ramazani iki oya uyu Sezerahigas oya Ruteremuka urumva Ruteremuka ubwo baricaye basangiye agacupa barangije kwa kuno umuntu aza babazamutse ku modoka ya Piga Nzenze barazamutse abaheri utagira ngo bazamukane dore bari mu kararo hano ku kararo kano kuko hano zo kwakira imbuzi hari nibwo Ramazani ngo yagiye gusimbuka abacuritse umutwe muri cya kintu cy'igiparishoke umutwe w'usandaye uryo Piga Nzenze nawe aranuma gutyo Piga Nzenze rega guceceka ubu ngo ari kuri brigade izo mwanyete se nizabaye induru uretse ko twavuze ngo tubishyire mu muryango tugire kandi ntiyafungwa nasi minsi ibiri ubwo Ramazani ari ma ushya ari muri moruge uti ari muri moruge bamugejejeyo yarangije rwose kuma neza ubwo y'urutwe rubi n'imituno mibi n'ibyanwa biconze uko rogi zanjye ni moruge uvuze ngo iki papa sava kutansubiza rogi zanjye ni moruge Ramazani ariho papa sava nawe ntamugukurikiza ukomeza nawe kurishinyagurira uramunkurikiza wakurikiranya amakuru Ramazani ariho nibereke cyokora sinakubeshya dore guhagarara ni gutya arahagarara ki yagira ngo atari intambwe akagira ki ariko Ramazani ariho arahumeka ahubwo mbaza uti byagenze bite byagenze bite Ramazani ariho nabimenye mu kanya byagenze bite se kudasobanura byagenze biti bya Ramazani uretse ibyo waba ubizi tuza sobanura ibyo bintu bizi tuza inkota mu rwubati tuza subiza inkota mu rwubati tuza kabisa reka njyewe ibyo bintu njye nabimenye uranyumva neza njye ibyo bintu nabimenye uranyumva neza mbimenye ndavuga ariko si umuntu afite umugore uwo mugore ari mu rugo araryamye aricaye ataza gukurikirana ikibazo cy'umugabo we nukabona ka gakozi gakora iwanjye kitwa Manudi ndamuzi niko kari ku isiri n'uyu utirihe siri utaza kunshika wareka nyikama tutanshika urumva byagenze bite rero ngo sinzi uko babipanze nako gakozi kanjye ngo barabanza ngo bamuha icyuma urumva kiramujegeza urabizi ko Ramazani ku nzoga itarangira ntubizi se kirabanza kiramujegeza noneho ngo bamuha icyumba ariko icyumba bamuhaye ni muri bya byumba byo mu gikari kuko ibindi byose ndakontorora Ramazani ngo bararyamye noneho ngo arajya kubyuka Manuda akongeramo ikindi cyuma byari kurangira uyu munsi yajya kubyuka Ramazani akongeramo ikindi byari kurangira uyu munsi urumva mbaza Manudi se ibyo bintu murimo mukinamo ni ibiki umugabo w'umugore aranjindirana mukubise urushyi ahita yirerembuza ndavuga ni reka nze murebe watubwira ibintu mwari murimo ni ibiki byari kurangira uyu munsi kandi yari kurara arimo arakubaza ibyo bintu urabizi buretse subira mu mwanya ibyo bintu urabizi digidi arakubajije ibyo bintu waba ubiziho yaba ariho yasinze ari iwanjye urabizi ndakubaza inshuro ya nyuma ibyo bintu waba ubiziho cyangwa barimo kukubeshyera ayo makuru ntago ari make mukoherereza kubaza wamumpaye ariko wamumpaye ibyo bintu mukoherereza kubaza Ramazani ko yaba ari wari muzima urabizi ariko byari kurangira uyu munsi nibyo nari ngiye gusobanura neza mu by'ukuri ibyo bintu ndabizi ariko byari kurangirana n'uyu munsi hari izindi sanyoyemo uyu munsi yigezamo ntabwo yigezamo kandi nanjye nari kuhita nanataha rwose mu kanya ni ukuri kw'Imana byari n'ibintu rega nta nubwo bari ibintu bikaze ni akantu k'agapuranka urumva yari puranka yari puranka digidi puranka amarira yanshize mu gihanga puranka inyama zari muri firigo urazimaze
puranka inzoga ziri muri figura zirura zimaze puranka uri mu buriri bwanjye na Ramazani inzoga zo yaranyweye ibyo byose byari puranka yego ibyo byose byari puranka kuri njyewe puranka undaje mu ntebe iminsi 2 mibi ndiramo ufite uburiri uryamye mu buriri bwacu iyo ngayo yari puranka papa sava wamuntije ho gato oya ariko ntabwo ari ibintu byo gushyiramo intamba none se puranka ntuzizi papa sava nkusabe igakoreka kagenda wamunyigirije hino nkabimubaza nyegereye tureke kugira amakosa abiri urumva njyewe nayimbwiye mutekano mbwira na wa oya nanone ibintu biri hagati yacu ese kuki mbwira n'umwe sosial papa sava nuko oya banagupime barebe wenda niba ufite no guturubura mu mutwe oya nuko ukorera Imana suteranya abantu na rubanda koko uri umuntu w'Imana hata je umva nkubwira uko nimba mu Imana byari byarangiye byari ni prank y'ingi isanzwe nta hari ibintu bikaza si prank kwica umuntu ariko ntiyapfuye ariko uziko kiri ari icyaha gihanirwa n'amategeko rindira baze bageranga biri urabizi biri uziko ari irica rubozo gufata umuntu ukamwica ari muzima uziko ari icyaha gihanwa n'amategeko ariko reka tubwizanye ukuri wibaze icyaha uza kwinjira mu rugo rw'umugore n'umugabo warangiza ukaza gukinamo imikino nk'iyi urabizi neza ko cyaba ari icyaha akubwo mu buriri bw'abandi ubundi bajya kuryama mu jewe reka mbabwire kandi turi abantu bakuru ntibiri hagati yacu hano muri mu twuka tubwire kandi ntubyumve nabi ndakuzira umuntu wanjye nanjye ndi umuntu wawe kandi nawe uri umuntu w'umuvandi cyane njye reka mbabwize ukuri kandi nta n'ikintu byari bitwaye wenda byagitwaye ubu ngubu kubera ko hajemo akantu wenda ariko uri kugobyo buri cyo wavuze ibyo uvuga ngiye kubivuga noneho ku murongo uko bimeze yego murakoze kumpa ijambo rwose nshuti bavandimwe murabizi nta rwango rurimo hari ribi ryanjye ntaryo hari ribi ryawe wa muvandimwe ntaryo uretse akantu kajemo kirari rya hato na hato nabwo ndirambwira riti rero sinirari urebye byashingiye ku kuntu mbayeho kandi urakuzi nawe narebaga kari akantu mbamo kakarushye ndicara ndareba ndavuga ariko se ko nta kibazo ko ibintu biba bihari kandi ari by'umuryango kuyo ngo ari umugore wacu nawe abizi nanjye byibuze rimwe uhareba ukuntu nkora nk'akantu k'umutwe nkaza nkaryama nk'ahangaha nk'umunsi umwe nanjye nkumva ukuntu wese agira neza narangiza nkicara mu idiva nk'iyingiyi nkarya inkoko iyo nari nanayikaranze ni ukuri pe sinanjeje kureba sositomate hari ribi ryari ririmo suko nari nyikaranze noneho nkarya nk'iyo nkoko nanjye nkaryama byibuze rimwe mu buzima nkumva nanjye icyunovera rimwe gusa nta kindi kintu nta rundi rwango rwari rurimo icyunovera se wacyumvise wacyumvise ibyo ntabwo byemeye ndabeshya ariko ikinovera ariko nigeze mbona ikinovera ntacyo pe cyabaye kuki se utagiye muri wa muheno wawe w'inzu nicyo ese kari akantu koko mu kazi koko navuga ngo nanjye peho rimwe numvira aha nta bindi bintu birenze iyo ya mudugudu yireke wibarisha ntabwo mbahamagara rega n'ubundi se ko baje ko nabanyuze yanampa bariyereka ibyo se n'injyo bibwira sikuyo se nabwiye mudugudu na mutekano no wihamagara nimero urabizi mfitanye ibibazo baza nabo bamenye niba adafite ubusazi mu mutwe ariko ishyiramo koroshya amahano urimo kurinigiramo oroshya pe oroshya nari nyivunnye umutwe warinigaga pe wihamagara iyo nimero nta n'umwe mpamagara wamura iri gucamo papa sava wihamagara iyo nimero nsanze ariko bimeze mw'abantu ntaba amasengesho bazane wenda yaba ari na dayimoni ndamufite na mukamasa nimuze tubyigeho bafunge koko ibintu byacu bijye ku kanwa bafunge koko yari prank